Ikaze ku rubuga Bahoneza Family Academy. Turabakiriye kandi tubahaye ikaze nanone. Kuko dusanzwe turaganira ku muryango, turaganira ku buzima bw'abana, ubuzima bw'ababyeyi, ubuzima bw'umuryango muri rusange. Urakoze kuduha umwanya wanyu kugira ngo dukomeze tuganire nkuko tubimaranye igihe. Turanezerewe. Uyu munsi dufite ingingo nziza kandi ingingo ikomeye. Ni ingingo ijyanye n'iterambere. Iterambere ry'iki gihe, uburyo rigira ingaruka ku muryango, uburyo rigira ingaruka ku bana, uburyo rigira ingaruka ku bantu bakuru. Ingingo tuganiraho uyu munsi ni ingingo ijyanye n'umuhangayiko. Umuhangayiko mu bana. Kuko tubizi twese turi mu iterambere koko, ubuzima burihuta, amajyambere araza vuba na vuba. Turabana n'ibihugu byo hirya no hino byageze mu iterambere, tugashaka kugendana nabo. Ni byiza, gutera imbere ni byiza. Rero nk'uko tugenda dutera imbere, tugenda tugira n'ingaruka zijyanye n'iterambere. Izo ngaruka zigera ku bantu bakuru, amaherezo zikagera ku bana. Rero umuhangayiko mu bana ni ikibazo ushobora kubona iruhande rwawe, ntabwo bikiri ibintu washakira kure, kuko hari ubwo ushobora kubimenya, ariko hari n'ubwo ushobora kutabimenya. Reka turebe ibimenyetso biranga umuhangayiko ku mwana. Ubundi tuzi yuko umwana arangwa no kwisanzura, no kunezerwa, no gushyikirana, no gukina. Ibintu byinshi ubona biranga umwana twese turabizi. Ariko umwana ashobora kugira impamvu zituma adakora ibyo nari maze kuvuga hejuru, ndetse n'ibindi ntavuze biranga umwana. Ikimenyetso cya mbere ushobora kubona umwana ufite umuhangayiko, arara adasinziriye, abura ibitotsi. Ikindi, umwana ufite umuhangayiko ashobora kunanirwa kurya. Umwana ufite umuhangayiko ashobora umwanya wo kunanirwa kurya, mbese kubura ubushake bwo kurya cyangwa apeti nk'uko babivuga mu ndimi z'amahanga. Ubundi ukabona arabinyuranije, ashatse kurya cyane birenze urugero. Abo bana niho mvuga akenshi bagaragarwaho n'umunaniro cyangwa se umuhangayiko. Ni abana bari hejuru y'imyaka 7 kuzamura, kuko ni ukuvuga harimo inkumi, abasore, abana bakiri batoya, bakiri mu mashuri mato, ndetse bivuga ko bishobora no kugaragara ku bana bari munsi y'imyaka 7. Uwo mwana rero, ubwo buryo umubona, ibyo nabivuze byo kurara adasinziriye cyangwa se kurota inzozi mbi, hari n'igihe ushobora kumubonaho ibindi bimenyetso. Niba yari yararetse gukora pipi ku buriri nk'uko babivuga, cyangwa kwituma byoroshye ku buriri nijoro, ukabona byongeye biragarutse. Nanone hari ubwo usanga arangwa n'uko arwara mu nda cyane, cyangwa akarwara umugongo mu buryo ubona bidasanzwe, bitari iby'umwana. Kuva umwana arataka umugongo, wa mutwe uhoraho. Niyo bamuha imiti ukabona umwana ntabwo umutwe ukira, mu gitondo arwaye umutwe, ku manywa arwaye umutwe, nijoro arwaye umutwe, kandi wareba mu by'ukuri ukabona nta kintu gikomeye yakoze cyangwa cyamunanije cyatuma arwara umutwe. Hari n'ibindi bimenyetso bavuga bitandukanye ushobora kubona ku mwana mu bijyanye n'imyitwarire. Ni umwana ubona utishimye, ni umwana usanga atagikunze kuba ari kumwe n'abandi, yumva ashaka ubona yiyumvira, ashaka kuba wenyine, cyangwa se bikaba byananyurana ugasanga umwana ari nk'ahantu, cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka 10, ukabona avugisha induru bya bindi ubona bidasanzwe, mbese bimeze nk'aho hari ahantu kuvuza iyo nduru byamugwa neza, kandi ubona nta mpamvu itumye avuza induru. Hari n'ibindi bimenyetso nanone yo gutsindwa mu ishuri, kuko yabuze kwa kundi yita ku bintu biragabanuka, kwa kundi yumva, niba yumvaga cyane usanga atagitega neza amatwi. Nawe wagira icyo umubwira ukabona n'umwana usa n'urangaye cyangwa utishimye. Ikindi, arakara vuba, arakazwa n'ubusa. Hari n'abahita barizwa n'ubusa, mu by'ukuri ubona ko nta kintu yabaye, icyo kimenyetso kikamugaragaraho. Hari n'ibindi bimenyetso bigenda bivugwa bijyanye n'imyitwarire, ugasanga umwana atangiye kurya igikumwe, yari yarabiretse cyangwa se atarigeze anabikora, ugasanga atangiye kurya igikumwe. Cyangwa se
hakazamo n'ibindi byo kuba ataguma hamwe, akora utu agakora na turiya, ugasanga ari harishima mu mutwe mu buryo budasanzwe, arazinga imisatsi, akomeza gukora mu musatsi, ubona ari ibintu mu by'ukuri bidasanzwe. Ibyo rero ni bimwe mu bintu ushobora kubona ukaba wavuga uti uyu mwana hari ikibazo afite. Hamwe n'ibyo tumaze kuvuga, hari n'ibindi bimenyetso wagenda ubona muganga yakubwira wenda wowe utabonye cyangwa se n'ibindi tutavuze hano. Reka noneho turebe umwana umeze gutyo, buri ibyo bintu biba byaratewe n'iki? Ibimenyetso byazanwe n'iki? Ibimenyetso bizanwa n'uko umwana hari uburyo ariho budasanzwe. Uburyo ariho bushobora kumutera ikibazo cy'imibereho kandi yarasanzwe ari umwana ubona nta kibazo mu by'ukuri afite. Icya mbere ubona ni uko umwana usanga ari wa wundi uri mu bintu bidasanzwe, uburyo ariho cyangwa uburyo yarasanzwe yiga, ukabona hari ibintu byinshi byamurundiweho cyane. Yenda n'ibindi usanga ari umwana ufite ababyeyi b'abanyarutoto cyane, bakavuga bati twebwe twakwishyuriye amashuri ahenze, none byanze bikunze ugomba gutsinda, kandi yenda umwana adafite ubwo bushobozi bwo gutsinda kuri ayo manota bamuhaye, ukabona urukiramende bararuzamuye barugejeje hejuru, bakavuga bati ugomba gutsindira kuri aya manota byanze bikunze. Noneho bigatuma umwana yaba ashobora guhangayika kubera gushaka gutsinda cyane. Ikindi, hari ababyeyi ubona buri gihe bashaka ko umwana agira umwarimu. Burya umwarimu ni mwiza, ariko umwarimu akwiye kubanza akaganirwaho n'umwana niba umwana akeneye umwarimu. Niba ari umwana mukuru yabikubwira, ari umwana mutoya yenda umubyeyi yamugira inama, akaba ari unabona yuko kugira umwarimu ari byiza. Ariko hari igihe bashobora kuzanira umwana mukuru umwarimu kandi umwana mu by'ukuri atamukeneye, ugasanga ku ishuri afite uburyo yigana n'abandi akumva, akaza yenda yanananiwe, yumva nawe ageze mu rugo akwiye kuba yaruhuka, ariko ugasanga bamushyiraho umwarimu wongera gutangirana nawe ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, iminsi yose y'icyumweru, ugasanga umwana asa n'aho ari mu ishuri kandi ari mu rugo. Wa mwanya wo kuruhura ubwonko, wa mwanya wo gutekereza no kwidagadura uko byumva ntabwo ufite. Kubera iki? Urutoto n'umuhate w'uko ababyeyi bifuza ko atsinda. Mu by'ukuri uba wumva ari ababyeyi bifuza gutsinda kurusha ko umwana yakwifuza gutsinda. Nibyo abana bakwiriye gutsinda pe, ntabwo bigaya, ahubwo uburyo tubigendanamo n'abana nicyo dukwiye kwitaho cyane. Hari nanone uburyo amashuri y'iki gihe ateye. Iterambere riri muri byose, riri mu burezi, riri mu bintu byose. Noneho ugasanga umwana niyo yabaye mu mashuri matoya aratahana imikoro myinshi, yewe hari ku barimu nka bose, cyane cyane yari nko mu mpera z'icyumweru, ugasanga umwana yikoreye ibintu byinshi byo gukora ku buryo ushaka umwanya azaruhuka ukabona ntabwo ubona neza. Ahangaha biba bisaba ko ababyeyi baba hafi kugira ngo bafashe umwana bamumenyere igihe cyo kwiga no kumushakira umwanya wo kuruhuka. Ntabwo nibagiwe rero uburyo mu ngo, reka mvuge izo mu mijyi cyane cyane, ibintu biri mu ngo zacu nazo bifasha umwana kongera umuhangayiko. Ubundi abana tubazi nk'abana bakina biruka umupira, ubute n'ibindi mikino tuzi ituma umwana atuma umubiri ukora, umubiri ubira ibyuya n'ibindi. Ariko noneho haje imibereho mu mijyi, wenda no mu byaro biranahari, ntabwo ari mu mijyi gusa biri, imibereho ituma umwana ajya mu bintu by'ikoranabuhanga mu buryo budasanzwe. Ugasanga umwana ari kuri televiziyo kuva mu gitondo niba ari mu biruhuko kugeza nimugoroba. Ugasanga umwana arava kuri televiziyo afashe ibindi byitwa tablet, abivuye hagiye kuri telefone, abivuye hagiye n'ibindi byinshi biri aho, n'iya mikino yindi igezweho bakinisha televiziyo nayo nyine isaba kwitonda cyane no guhanga amaso no kuba maso. Ibyo byose bituma umwana ananirwa mu buryo budasanzwe. Niba rero umwana yavuye mu ishuri ukabona agiye muri ibyo, yego hari bimwe usanga koko harimo ibyo asangamo mu by'ikoranabuhanga bimunezeza, bimusetsa, nubwo harimo n'ibindi bishobora kumwica, kuko ikoranabuhanga hari byinshi bifite bitari byiza. Biba bisaba yuko umubyeyi amugenera, amenya niba ari umwana ukiri mutoya, akamenya uburyo bari bubivuganeho, akamugenera amasaha ashobora kureba iyo televiziyo, akamenya uburyo ari gukoresha ibyo bimpahore,
ari muri ibyo bintu, kuko abana baranabikunda cyane mu buryo budasanzwe, n'abakuru kandi ntabwo bitworoheye, n'abakuru usanga biturangaza mu buryo ubona bwo kwibazwaho. Ibyo bintu by'ikoranabuhanga twariho tubivuga. Ikindi kijya gitera uwo muhangayiko mu bana ni kwa kundi umwana aba afite amasaha yo kuryama. Reba nawe umwana yiriwe muri ibyo byose uwo munsi wose, yabonye n'umwanya wo kugira uburyo yirukanka ngo abira n'ibyuya byibuze arambura umubiri, none igihe cyo kuryama kirageze, agiye mu cyumba. Murabizi mu ngo zacu hari igihe usanga dufite abantu tubana, abavandimwe bacu, bene wacu, ariko tukagiramo n'abakozi. Ugasanga kenshi nijoro hari ubwo abantu bakuru ariko batangira guhamagara, abantu bashaka guhamagara niwo mwanya baba babonye. Niba rero umwana ari mu cyumba kimwe n'uwo muntu, ndakubwiza ukuri, umwana ashobora kurara yicaye ukibwira ngo arasinziriye, kandi umwana nk'uko umuntu mukuru ari kuri telefone, n'umwana ari kuri iyo telefone, kuko ntasinziriye, ahubwo baravuga, baraseka, baragira bate. Ni byiza rero kumenya ko icyo ni ikibazo. Niba umwana atari mu biruhuko, akaba ari umwana uzazinduka ajya ku ishuri, araye kuri iyo telefone y'uwo muntu, reka mvuge ko ari we hari usa n'aho wahamagara, burakeye yarabyutse muri ya masaha abyukamo, ntabwo umwana azagera ku ishuri ameze neza, ko yaraye adasinziriye, arazindutse ntaryamye, none urashaka ko agera mu ishuri akumva gute? Ni umwana uzaba urwaye umutwe, ni umwana uzaba akeneye gusinzira ahubwo mu mwanya w'ishuri. Urumva ko ari ikibazo kitoroshye. Hari n'ibindi bibazo uretse ibyo ngibyo bitera umuhangayiko w'umwana. Hari ibyo ashobora guhura nabyo ku ishuri. Mu mavideo yashize twigeze kubivugaho, uburyo umwana ashobora kugira ikibazo kubera wenda kutumvikana n'abana bagenzi be, hari uwo basagarira wenda ku ishuri, hari uwo baba batumvikanye neza, hari ubwo n'umwarimu bashobora kugirana ikibazo ugasanga ntibaho babana neza ku ishuri. Ibyo byose bishobora gutera umwana umuhangayiko. Nanone izindi mpamvu zituruka mu rugo iwabo w'umwana, aho umwana aba, hari igihe usanga ya mahoro umwana akeneye mu by'ukuri ntayahari. Ababyeyi ntabwo babanye neza, cyangwa se ababyeyi bamaze igihe gito batandukanye, cyangwa se hari urupfu rwabaye mu muryango, cyangwa se hari ubukene bwaje mu buryo butunguranye kandi umwana atarabyiteguye, hari ibijyanye no kwimuka, hari uguhindura umukozi umwana yari amenyereye ugasanga undi uje ntabwo bariho babana neza. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma umwana agira umuhangayiko ku buryo budasanzwe, ku buryo umubyeyi akwiye kumenya hamwe n'ibyo ni ikihe yamufasha, ni gute yafasha umwana. Umuhangayiko ntabwo ari ikintu cyiza, kuko utavuwe cyangwa utitaweho hakiri kare, umwana ashobora kumara igihe kinini bikavamo n'ibindi bibazo by'igihe kirekire, byamutera ibibazo bikomeye mu gihe kirekire. Uburyo rero bwo gufasha umwana ni ubuhe? Ni uburyo bwo kwegera umwana. Icya mbere ni ukumenya ko umubyeyi, umurezi uwo ari we wese, umuntu wegereye umwana akwiye kumenya ikibazo umwana afite, ko umwana akeneye gufashwa. Uburyo rero bwo kumufasha ni ukubaza kumuganiriza, ni ukumwumva, ni ukumutwaza buhoro, ni ukumurinda urutoto. Niba mwajyaga mukeneyeho, niba muri ababyeyi be mugashaka ko atsinda cyane, mugomba kumenya ko niba afite icyo kibazo gutsinda biri butangire kugorana, ahubwo mukaganira n'umwarimu cyangwa se n'abandi mwashatse gufasha mu rugo, uburyo mwamuruhura kugira ngo atangire agarure ubuzima, umuhangayiko ugabanuke. Ikindi ni ugushaka abantu babihugukiwe, ukajyana umwana kumuvuza. Hari abantu rwose bashobora kugira, bazi uburyo babyigiye, babisobanukiwe, bafasha abana bafite umuhangayiko, umwana agasubira mu buzima busanzwe, cyane cyane iyo umwana bamujyanye hakiri kare. Inama bakugiriye ni ukuzimenya. Ikindi, kuganira n'umwana, ukabanza ukamubaza uburyo wamufasha, kumubwira ko wifuza kumufasha kugira ngo ave muri icyo kibazo. Niba ari umwana mukuru, mukumvikana uburyo mugiye kubigendanamo kugira ngo ushobore kumufasha kuva muri uwo munaniro ukabije. Yaba ari n'umwana mutoya, mwumva ko ikibazo ari bibaho, n'abantu bakuru bagira umuhangayiko, nawe umuhangayiko niba mugezeho ntabwo ari igitangaza, ahubwo kumufasha kandi ko mwiteguye kugendana kugira ngo umuhangayiko awukire, asubire mu buzima busanzwe, yongera atsinde, yongera agarure ubuzima. Rero byose ni ukuganira, byose ni ukumva no kumva umwana, no kumwereka yuko yifuza kumufasha, ubundi ukareba cyane cyane mu buzima bwe bwa buri munsi bya bindi mutera cyangwa byongera umuhangayiko. Niba ba bantu barara ku matelefone bibaho,
mukareba ubundi buryo muri bubatandukanye, cyangwa se abana bararukwabo nabo ukamenya ko bagende ku masaha meza, kugabanya bya bikoresho mu rugo abana bakinisha, ava kuri iki ajya kuri iki, ava kuri iki ajya kuri iki, kugira ngo umenye neza niba umwana, kuko kubikinisha ataruhuka nabyo ntabwo ari byiza, birushya ubwonko cyane ndetse cyane. Noneho ukamenya iyindi mikino wafashisha umwana, niba ari umupira ukawungurira, niba ari igare, mbese imikino ishobora gutuma akoresha umubiri cyane kurusha umutwe. Ni uko nguko twagira ngo tubabwire, ariko hari n'ibindi byinshi wagenda ukora nawe ukurikije impamvu zatumye umwana agira umuhangayiko. Niba hari wa mwarimu wari wazanye ugomba kwishyura kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, banza urebe niba umwana ashoboye kumwakira iyo minsi yose, noneho mugende mugabanya uburyo muzagenda mumufasha, kandi ndumva bizakunda kuko byose biterwa no kuganira. Nshuti rero bakunzi bacu, ni ukuri biradukwiriye ko tumenya yuko iterambere turimo ni ryiza, ariko uko ryirukankana abakuru nako ryirukankana abana. Turinde abana bacu, ntabwo umwana utangiye guhangayika kurwara umuhangayika afite imyaka 7, ntabwo mbona mu myaka 70, 60 uburyo azaba ameze, bizaba bikomeye, ubuzima bwe ntabwo buzaba ari bwiza, kandi ibi bikoresho turiho dukoresha ubu ngira ngo bizaba byariyongereye inshuro nyinshi. Inshuti zacu rero, inshuti z'umuryango, inshuti z'urubuga Bahoneza Family Academy, turabashimiye ko mwongeye kubana natwe, mukomeze muduhe ibitekerezo, turabakunda kandi dukunda iyo mutugira inama, dukomeze dufatanye tugendane. Hanyuma iyi video niba ubona ko yagufashije, nawe ujye uyiha kugira ngo nawe ashobore kugira icyo yikuramo. Ikindi kandi niba utaraba abone ku rubuga rwacu, kora subscribe, noneho video uko zajya ziza ube mu ba mbere bazibona. Turabashimiye cyane kandi tubabwiye ko ari aho gutaha turacyafite ibiganiro byiza ku muryango.